biravugwa. Nibyo biravugwa, ariko se byose tubifate nk'ukuri. Ijambo ni iryanyu, nimwinigure, musobanuze, musesengure ariko mudasesereza. Imbuto na amafaranga 350 ku kiro kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero, n'ibibazo tubyature, dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. Tekinika ni inzira y'ubusambo, ni inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa. Igitondo gihire, igitondo cyiza kuri bamwe mwese inshuti bakunzi ba radio ndetse na televiziyo Isango Star. Tubahe ikaze mu kiganiro biravugwa nk'uko n'ubundi umaze kubikurikira kuri icyo kirango cy'ikiganiro. Twizere ko bagenzi bacu mwabanye ku masaha y'urukerera, by'umwihariko ubwo ni mugenzi wacu Filemon. Twizere ko bafashe neza kandi mwanabanye neza muri byinshi bitandukanye yagiye bagezaho. Natwe turaje rero kugira ngo tubane namwe uko bisanzwe, to dufite ingingo tuganiraho buri munsi, tukayizana tukaganira namwe, ndetse rimwe na rimwe rwose cyangwa se kenshi na kenshi dukenera ibitekerezo byanyu ku ngingo tuba dufite, kuko byose tuba tugamije kugira ngo tubihanemo ibitekerezo bityo tugendere ku murongo umwe kandi ukwiriye. Ni kufatanye na MTN Rwanda nk'umuterankunga mukuru w'ikiganiro. Irakubwira yuko rero kuri ubu ngubu ufite Yolo TV, ushobora kuba wa downloading ukoresheje application, ukoresheje App Store cyangwa se Play Store. Aho ngaho ukaba downloadingayo, downloadinga Yolo TV, ubundi ukajya ureba amateleviziyo atandukanye bityo ibiganiro rimwe na rimwe biba byanagucitse ukaba wasubiza inyuma ukabireba mu gihe uboneye n'umwanya. Nuko nkuko byifashe rero, ndi Cedric Shimwayezu, ndi kumwe na mugenzi wanjye Gabriel Imana iriho. Bwakeye neza Gabi? Bwakeye kandi kaze ku meza iyo bivugwa. Cyane wese nakirirwa nkubaza, cyakoze ndakubaza abo basize mu rugo niba baramutse amahoro. Bameze neza cyane kabisa. Bameze neza cyane wongeraho kuntu ushimangira bajyango nyine kumvisha uburemere bwabyo. Okay. Ko birenze kuko mbitekereza kumera neza, bameze neza cyane. Barashishe. Okay. Yaramutse neza mu rugo. Birumvikana ari ahantu. Courage ariko. Kandi cyane rwose. Imana ikomeze ibane namwe. Mutubere urugero rwiza, niba rubi ntabyo tuzakora. Ntabwo ngewe umuntu wese wandeberaho ntabwo namubera urugero rubi. Ndamwijeye. Sawa nyine. Andebereho gusa. Ni byiza, ni byiza. Kwizera ni byiza. Agarutangiye ku mujyanama. Oya umujyanama se ko ubundi cyakora buriya yareka mubwire. Oya ntago ari ibyo. Burangiye niba ari n'ikintu hari cyo kwa nifitemo nizi uko hari cyo kwa ari nk'imano yanjye. Kujya inama n'umuntu. Kujya inama ariko ntanga inama nziza. Kujya inama si ukugira inama, biratandukanye. Nyine nibyo ndi kukubwira, mba ntarasoreza ibyo nshaka kugeraho. Ngende umuntu ushobora kumva umuntu kandi nkamenya uburyo mugiramo inama mu kibazo afite. Ahubwo uzanshakira ahantu bibyareza umusaruro. Washinze agence y'ubujyana. Mba numva rero iyo hajemo inyungu zo kwishyuza bitariyo. Wahishingiye yo gufasha abantu gusa mu kubakansaringa. Birashoboka. Kuko bishoboka. Ushoremwe amafaranga yawe, ushake n'abandi musangiye iyo mpano, mufasha abantu. None hanze hari abantu bafite ibibazo Cedric. Byinshi. Hari abantu bafite ibibazo bakeneye kuganirizwa uruhuri rwabo. Cyane kabisa. Shinga agence rero. Kante dukere business. Ngo business umva kandi yatangiye kuganisha, ariko gihe cyose ko cyo kumva umuntu. Shinga agence icyo kintu itagamije inyungu, zareba uburyo tukibyaza umusaruro. Tugiye dushaka ishinga itagamije inyungu, ushake burya no mu nzego z'ubuzima bafite aba psychologist cyangwa abantu bakenyetse ku bintu bijyanye na psychology. Bagufasha nge no kongera n'ubumenyi, nge gushaka n'ama training aho ngaho ku kintu kijyanye n'ubujyanama, cyane ku bintu bijyanye n'imitekerereze bisaba kuba ufite ubumenyi. Byanga byakunda Cedric, nkawe ubwawe iyo agence ushobora kuyishinga, ariko wakenera ibyangombwa byo kugira ngo ikore ikakugora. Ubumenyi wabukuye impano yumvamo. Ariko ibi bintu rero amugani ni byiza mu buryo bw'amategeko no gushyira ibintu no kugendana n'ibintu biri ku murongo bisobanutse. Ariko hari ahantu ejo bundi harya ntago twaganiraga
bavuga na RGB bavuga uburyo ki abapasiteri n'abantu bavuga bigisha ibigendanye n'iyobokamana ari kumwe na Eliya kumwe na Eliya bavuga uburyo bahawe igihe cy'imyaka 5 kugira ngo nibura abagomba kuba bakora uwo murimo bose bavuye mu kwiga ibigendanye n'uwo murimo uvuga ngo utarabyize utarize iyo liturujia hagashobora kongera kuba umupasiteri cyangwa se imbere y'abantu ngo bigishe. Umuntu yarabyukaga bijyanye n'ibyiyumvo bye nuko yaraye mu muryango ariko umuhamagaro w'Imana umurongo ujyanye nabyo umuhamagaro w'Imana wawugendera ku masomo kubemera none ikindi cya kabiri nkubwira impamvu ugomba kubijyanisha n'amasomo kandi ajyanye n'aho uherereye. Ntabwo uko umuntu uri mu Butaliyani azigisha ijambo ry'Imana azarisobanura ariko uri mu Rwanda azarisobanura. Ntabwo uko ijambo ry'Imana uretse nkubwire abo bantu imyaka n'imyaka no Cedri umuntu uri mu gihugu twibutse ko batwigishije nabi imyaka n'imyaka abantu ijambo ry'Imana baragiye kuvuga nibwo byibutswe ahubwo yenda nibwo bitekerejweho ko baramutse bagize akarusho ko kuba barabyize byaba byiza kurushaho ariko n'abandi bafite umuhamagaro nibura ntibakumire abo ngabo babikorere mu ngo zabo ngaho nyubyo ajya afata icyigisho afate telefone ajye kuri YouTube sava ibyo usigaye ubona wenda n'aya mashuri ya TV tarimo za ubona bari washyira imbere ngiye mbona muri iki gihe isi urwego irimo iragenda igeramo ni urwego rw'umuntu uzi ikintu yego uzi ikintu nyine ukizi kuba yagikora cyane kugira ngo uzi ko akizi uzi abantu bafite impano donc yego bikaba ari ibintu bisaba ubumenyi ariko nawe ubwo abyifitemo impano ngiye nigeze kujya mbona nk'abantu bakora nk'ibi bintu by'amagraphic reka tureke kujya kure duhere kuri uyu mwuga turimo abantu bafite impano harimo umuntu byasabye kujya kubyiga yes hari n'umuntu ufite impano yabyo kandi ubikora akabikora neza none icyo gihe mu by'ukuri wowe bagushyize hariya nk'umukoresha bakakubwira bati fata umuntu umwe muri aba bantu hagati yo gufata qualification utagendeye ku itegeko runaka rikora yanta no gufata umuntu ufite ubushobozi mu kintu wafata iki ibi aho none Cedric nkubaze iyo qualification abayibonye ati nta bushobozi afite no nyine nicyo nkubwira ngo none se nanjye ndashaka kubaza ni hano hanze ko tubona hari abantu bakora ibintu kubera wenda ari nka tara yabo ariko ntabwo bigoye kugira ngo akajagari gacike mu mirimo urumva ibyo akajagari yo ariko se Cedric wari nujya mu kajagari nawe ushaka kugira nujya mu kajagari urajya mu itegeko ngiye ndimo ndakwereka ibintu ndimo ndakubwira ngendeye no kubihari nano ku isoko hari abantu uyu munota bize mekanike sibyo mu ishuri batayirushoye igihe tari voilà ku buryo n'umuntu ufite na VATwe agenda akajya kuyiparika ndabyemera cyane Cedric ariko si uwo muntu wabyigiye tari inyota kugira ngo bimutunge neza nuko akomeza kubikorera mu gikari cyiwe cyangwa ikiza nuko aba afite uburyo bwo kwaccessinga kumutunga neza kurenza uko bimutunze ubu we wiyizi ntabwo nzi uko bimutunze none ufata ba bantu rero bari hari nta n'undi we ukujija kuvuga ngo uyu muntu bimutunze ku kigero iki n'iki ariko nanone isoko ry'umurimo rikenera ibintu bibiri bya mbere by'ingenzi rikenera ubumenyi bigakenera n'igihamya ko ufite ubumenyi icyo ntabwo ngihakana ariko icyo dukeneye cya mbere ni igikiza ni ubumenyi none se ubwo bumenyi tuzabwirwa n'iki ko bufite udafite ikibihamya nanjye ndimo ndakubwira nti uyu munsi umuntu arafata VAT yaguze amamiliyoni 180 zingana akagenda akayiparikira umuntu witwa Hamisi mu Biryogo atazi urupapuro rwe ariko azi neza ko icyo kintu yakijyanye inshuro ibiri mu Biryogo habaye hari Hamisi ufite n'urwo rupapuro ukaba uri kuvuga ngo mupakirana nta rupapuro ndimo ritangira urugero kuri Hamisi wacu nabonye yahindutse kubera amarangi urumva ariko rero abantu sinzi wenda nuko umuntu abyumva simbizi ariko igihari cyo nyine ibyo bintu hano hanze birahari kandi kuri iki gihe n'ibihe turimo ni ibintu bitagize ikintu bitwara mu gihe bifite icyo bimariye umuturage muri make abapasiteri bacu basubire mu murimo basubire mu murimo w'Imana nubundi se kugira ngo bazagarika kuwukora umurimo w'Imana basubire kuba abakozi b'Imana
umurimo w'Imana ni umuhamagaro. Aya ni abakozi ba data. Ni umuhamagaro biriya ni ibintu. N'intumwa za Yesu cyangwa za Yesu zifite zihe qualification. Umukozi wa papa wawe ari iki cyawe? Umukozi wa papa wawe aba ari iki cyawe? Umukozi wa so aba ari iki cyawe? Niba nta sano se dufite. Aba ari umukozi wawe. Ntamuhemba. Utamuhemba se si umuhemba. N'usi byari datumuhemba niki. Kare nawe. So rero rimwe na rimwe wenda duce mu byaramutse bivugwa wenda bike bihari kugira ngo none uyu munsi turajya mu bukungu tumenye ukuntu dukwiye kuba dushora imari tukakira nizigama. Byo kwizigama no kwiteganyiriza byo ni ibindi. Cedric niba hari ikintu kitarajya mu maraso y'Abanyarwanda cyane bo kirahari mu buryo buri informo. Kirahari cyane ariko ubwo ubucatswa ko bihari mu buryo butaziguye. Informo mu buryo busa naho nyine budakurikije amategeko asanzwe. Hari uburyo bw'udutsinda tutari formel bibimina bitari formel ariko by'abantu bishyize hamwe. Kimina ugikibina kinzi kimina ngo naho zikibina ubona wamenye yagiye habagwe bari kibina ubwo rese nuka bivuga nibyo yagiye kukubwira. Mu Rwanda umuco w'Abanyarwanda ugiye kureba ari cyahindutse mu bintu bijyanye na saving no buryo bwo gucuruza amafaranga atari muri bwa buryo bwo kuvuga ngo nayafashe ngiye kurangura ibitoki kimwe niba nkiguze 10,000 kizunguka 400 urumva ubwabyo ukaba wacuruza amafaranga uyaha banki ikakungukira uyaha abantu runaka bakakungukira biri no kugenda biva mu buryo bwa Rambere. Byo no buryo bwo kwiziga murimo uzana kongera buryo bwa saving ariko bwunguka nyine ruko no gushora imari. Ibyo ni shora imari rega buri informel iyo savings buryo gushora imari cyane. Saving ni shora imari araza kudusobanurira nta kintu bizi. Saving iri formel ni shora imari kubera kirunguka. Oya no sijyanye muri banki ukabika muri banki iyo ntago ari saving. Nye ndimo ndabaza ni shora imari banki ujyana nayo ugakora saving. Banki iyo ujyanye amafaranga kubika uri gusavinga se? Oya uri kugira ute? None se iyo uri kubitsa amafaranga uri bukureho uwo munsi ni saving. Ushyizeho amafaranga saving ni ukuzigama nyine nicyo ndi kukubwira nyine ujyanye amafaranga kuri banki uri muri yazigama none urazigamye. Umva iki kintu sibyo mfite banki nkoresha. Oya banza usobanurira abantu wewe wenda nyine ngiye gusobanurira abari muri ntureka n'abandi barabyumva iyo ujyanye amafaranga niko mbyumva. Tuvuge reka nkubwize ukuri ufite gahunda yo gukora igikorwa runaka yego ushyize muri banki mu 50 ejo ujyanye 20 ejo ndo ujyanye 20 ntabwo uri gukora saving no kubika so kuzigama. Saving no kubika bitandukanira nyine reka ikinyarwanda gikire muri ubwo buryo dukoresha amagambo biratandukanye. Hari ukubika no kuzigama sibyo? Kubika no kuzigama biratandukanye. Ndi kubika amafaranga nyabikiye kugura telefone sibyo? Mfite 10,000 uyu munsi ndabona bidahita bigenda ngo bigure telefone ndagiye mbibitse ahantu ku musego. Mugiye muri banki nyine ntacyo mfata urwo rugero ku musego. Ejo mbonye 5 ntaragwira ndagenda yabitse hahandi n'ubundi zanye ibindi 5 ndayabitse sibyo? Ndi kubika noneho undi ararebye aravuga ati aya mafaranga yanjye ntabwo yakora business nshaka gukora ni 100,000 cyangwa se ni 1,000,000 hari banki ngiye kugenda nyazigameyo nyabroke ya rate ya 3% nge nyibona buri kwezi utabura ububitse isaha ku isaha wagenda ukayakura ariko ntabwo washyizeyo akabroka wabazigamye kuri banki abazigamye akanunguka ya pourcentage runaka ya banki runaka yego uwo ni ubuzigamye. Niyo mpamvu mu kimina ntago umuntu ababitse abazigamye. Urumva ntago isaha ku isaha wagenda ngo ufate ya mafaranga yawe ngo muyampigiye igihe ugomba kuzayafata kitaragera mu kibi n'umuntu ababitse. Oya uzigamye none se uzungukika kuyihe rate noneho aho ngaho cyakuyihe ntago ari ngombwa inyungu oya biratandukanye. Kuri banki na ahantu ngiye gushyira amafaranga nkuko nayashyira ku musego
ariko bitandukanyije security sibyo bitandukanyijwe na security niba ngiye kwashyira amafaranga bushobora gucya mu gitondo ngavuga nabitse amafaranga 10 ejo kuri konti bya Gabriel ndumva nabyizeye tujye mu bafite bahuriye n'imari bunsi turaza kuba dusobanukirwa rero n'imikorere tusobanukirwa n'ikigega RNIT iterambere fund umuntu ashobora kuba yashoramo imari muri iki kigega twakiriye rero bwana Eric Uwiringiyimana akaba ashinzwe ibigendanye n'imibanire n'abashoramari muri iki kigega tubahaye ikaze bwana Eric. Murakoze mwaramutse neza Cedric nandi kubona iki kigega uko kimaze imyaka akatugena 6 abitubwire twibwirire RNIT fund niki dusobanura iki kigega kugira ngo none tukinjiramo abanyarwanda no tuze kwinjiza no mu byo gusobanukirwa uburyo ukinoneho bw'imikorere y'iki kigega ndetse n'uburyo umuntu ashobora kuba yashoramo imari n'ibindi bigendanye n'imari ubwo mukandaza no kubaza kubyo Gabriel amasobanurira abantu niba ari byo. Murakoze wenda ndagira ngo ntangire ntandukanya RNIT nk'ikigo ndetse na RNIT iterambere fund nk'ikigega cya leta kuko ni ibintu bibiri abantu bakunze kwitiranya cyangwa se bakagira amatsiko yo kumenya aho bitandukaniye. Yego. RNIT ni Rwanda National Investment Trust mu magambo arambuye akaba ari ikigo cyashyizweho na leta y'u Rwanda mu rwego rwo gushyiraho ibigega bikomatanyije cyangwa se gukangurira abanyarwanda ibijyanye n'umuco kwizigamira ndetse no gushora imari binyuze mu bigega bikomatanyije aribyo byitwa collective investment schemes. RNIT rero yashyizeho ikigega ngira ngo nicyo kigega cya mbere cyatangijwe nka Unity Trust cyangwa se nka scheme ya mbere kitangira muri 2016 ku itariki 12 z'ukwa karindwi nibwo icyo kigega cyatangiye gitangira cyitwa RNIT iterambere fund. Ari nayo mpamvu kugeza uyu munsi abantu batangiye kwizigamira dufite abanyamuryango benshi dufite ibigo byizigamira dufite abizigamira banyuze mu bimina nkuko mwari mwabikomojeho. Rero mwatangiye muvuga gushora imari kwizigamira wenda turaza kugira umwanya wo kubigarukaho ariko nagira ngo abantu babanze babyumve RNIT ni ikigo akaba RNIT iterambere fund ikigega cya leta cyatangijwe n'icyo kigo cyashyizweho na leta y'u Rwanda. Bivuze ko RNIT iterambere fund ari ikigega kiri muri RNIT. Yego kigengwa cyangwa se kiri under management ya RNIT. Ubwo RNIT nta ifite ihuriye n'agaciro fund mbongira ngo zose zaba ari gahunda za leta ariko RNIT iterambere fund ikaba ifite umwihariko wo kuvuga ngo umuntu ashyizemo amafaranga yizigamiye kandi afiteho azamubyarira inyungu ashobora gukenera bibaye ngombwa akaba yabona ariko ngira ngo mu gaciro nayo ni gahunda ya leta ariko na amafaranga yo agira inyungu muri rusange utavuga ngo nyashyizemo biza kwigomwa kugira ngo ukomeze kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Mu kanya mbere ko twinjira mu gusobanukirwa ariko RNIT fund ikora n'ibindi ubundi ibyo twari dutangiye tuvugaho ufite ahantu huriye nabyo mu by'imari dusobanurira hari n'abantu ushobora gusanga bakibyibazaho niba na Gabe atabeshya abantu cyangwa se babitsa uzigama no gushora imari mu mafaranga bitandukanira wenda reka ntangire mvuga ku mbinyuze mu rurimi rw'icyongereza ni saving mwabanje kubikomozaho na investing. Iyo uvuze saving mu kinyarwanda ubundi ushobora kumva no kuzigama cyangwa se kwizigamira cyangwa se kubitsa sinzi niba ariko mwari mwabikomojeho mu kinyarwanda. Iyo ukoze saving kera byanabagaho saving ubundi no kubika cyangwa se kuzigama ariko investing no gushora imari. Saving rero ishobora kurebwa mu buryo bunyuranye cyangwa se inyito abantu babiha. Hari umuntu uvuga ngo kiza amafaranga mu kimina akabyita kwizigamira cyangwa se kubitsa hari inyungu runaka izabaho hari n'abagira ibimina ariko nta nyungu izabaho ariko iyo bisobanuye neza binyuze mu rurimi rw'icyongereza saving no kuvuga ngo ufasha amafaranga yawe uyashyize ahantu hashobora kugira ikintu kijyaho cyangwa ntihagire ikintu kijyaho bitewe n'umuco w'ahantu runaka ariko iyo uvuze investing ni ahantu ushyize amafaranga
kandi ya mafaranga agomba kugira inyungu azajya abyara mu gihe runaka bitewe n'imikorere y'aho uyashyize. Urugero se ibimina byunguka ubwo ngubwo byajya muri investment? Ibimina byunguka twavuga ko ari saving, ariko nk'uko nabivuze ifite undi mwihariko. Dufate urugero, dufite ikimina tuzajya dushyiramo amafaranga, umuntu naguza tumuhe inyungu, ariko se igihe nta muntu uzabugujije birumvikana ko ni saving ifite kondisiyo y'uko nihagira uguza, niba dufite ikimina cy'abantu 10 hakagira uguza, hari inyungu izaboneka, ariko niba turi abantu 5 ntagire uguza, biravuze ngo uko twayashyizemo niko tuzayakuramo. Ariko yari yagerageje. Yego yari yagerageje. Ntabwo wamuhaze. Urumva ikintu gihari, hari itandukaniro ku muntu wazigamye n'umuntu wabitse. Yego bitandukanye, buriya biratandukanye. Umuntu wabitse isaha ku isaha ushobora kubikura icyo yabitse. Umuntu wazigamye abavuga ngo iki kintu kirazigamye, ntabwo ari icyo gukinisha uko mbonye. Ntibitandukanye Cedric? Biratandukanye. None se si ibyo nasobanura ngo wariya ngo kuzigama ngo kwitsa ngo nyine no kuvuga ngo hari ukintu dusobanuriye kuri saving. Ishobora kuba ifite amafaranga ashobora kuba yazaho cyangwa se akaba ntayo. Niyo mpamvu bashyiragaho rating wagiye muri banki. Niyo mpamvu nakubwira ngo ikimina ni ukuzigama. Nubwo ibi bimina tubona biri informal, kandi ari byo kubwiye ati ushobora kuzigama mu kimina, ushobora no kubika. Kubika mu kimina bose buriya bibahora. Reka mbihuze n'iterambere fund. Nkuko nabivuze, Arnite iterambere fund ni ikigega leta yashyizeho mu rwego rwo gukangurira ndetse no kugira ngo abanyarwanda babashe kwizigamira. Nararebye ibona hari abantu babasha kubona amafaranga, ariko iyo gahunda yo kwizigamira bayifite, ariko bakizigamira wa mugani muri bwa buryo buri informo budasobanutse. Ni nayo mpamvu yashyizeho iterambere fund kugira ngo umuntu yizigamire, byitwe ubundi tuvuga ko ari saving and investing, kwizigamira cyangwa se ukavuga koresha n'iterime gushora imari cyangwa se kubitsa, kubera ko ni ya mafaranga yawe. Ni nayo mpamvu ari amafaranga make kuva ku 2,000. Uyu muntu wari wese ashobora kwizigamira, hari uburyo turaza kugarukaho twashyizeho. Niba ushyizemo bya 2,000 hagashira wenda ukwezi kumwe cyangwa imyaka 2, ntabwo yakuramo uko yari ameze. Wenda tugaruke nko ku bihe byahise, umuntu yarezaga, niba ari kera gahunda yo kwizigamira yahozeho, wejeje wenda ni kumwero, ibishyimbo bireze, hakabaho guhunika. Icyo gihe nabyo twavuga ko kwabaga ari ukwizigamira. Ariko ntabwo uzavuga ngo na wenda nabitse nazigamye ibiro 20 by'ibishyimbo, nyuma y'umwaka hari ikintu kizaba cyahindutse, ahubwo bizaba byagiyemo imongo. Oya niyitajyamo wenda, ariko baravuga ni ingano. Ariko uko wabishyizeho n'ubundi uzasanga niko biri. Ariko niba ufashe 2,000 ukayajyana n'urugero kuri banki, ukayajyana ari ukuvuga ngo icyo gihe ngira ngo uba wizigamiye cyangwa se ububikije. Ati hari udufaranga nazigamye kuri banki ndi gupanga kuzakoresha umwaka utaha. Icyo gihe 2,000 byawe uko wabishyizeho ni kuzayakuraho. Ariko mu iterambere fund nkuko nabigarutseho n'urugero, nubwo muri banki naho ubwo buryo bwo kuvuga ngo habeho kuzigama hari n'inyungu zajyaho, mu iterambere fund ho noneho biba byizewe binazwi ko ya mafaranga 2,000 ushyizemo cyangwa se hejuru yayo hari ikintu uzasanga cyaragiyeho nk'inyungu. Singira amatsiko ko muri banki tuzi ko ari ikigo cy'ubucuruzi. Yego, iyo bavuze ngo wenda urazigamye ni investment koze nkuko muri kubisobanura, umuntu ashobora kujya kubitsa amafaranga akayabitsa by'igihe kirekire, agomba kujya yunguka buri kwezi. Ni ubucuruzi bari gukora, yenda bafite abandi nabo baje gufata credit bagomba kungukira ya mafaranga, kandi ni ya mafaranga y'abakiriya bari gucuruza. Mwebwe iyo nyungu iva hehe ihabwa umuntu wizigamiye muri Arnite iterambere fund? Nkuko natangiye mbivuga, Arnite iterambere fund ni ikigega, ni kimwe mu bigega byatangijwe na Arnite cyangwa se binyuze leta y'u Rwanda ikashyiraho icyo kigega kugira icyo kigo Arnite kugira ngo itangize iterambere fund. Iterambere fund rero ni kimwe mu bigega kigizwe n'abantu bishyize hamwe cyangwa se ibigega bikomatanyije. No kuvuga ya mafaranga y'abantu bose bizigamiye
RNIT irayakusanya ni ukuyakusanyiriza hamwe agashorwa ahantu hatandukanye. Harashorwa rero muri corporate bonds, ni impapuro mpeshwamwenda cyangwa se mvunjwafaranga, andi agashorwa sorry nari mbivuze nabi, navuga muri treasury bonds, impapuro mvunjwafaranga, andi agashorwa muri corporate bonds. Urugero nk'ubu uramutse uvuze ngo ugiye kubitsa amafaranga kuri banki runaka, konte bloke azamaraho igihe kirekire, inyungu baguha ntago byamera nk'uko amafaranga iterambere fund twajya kuyaguriza banki ku nyungu runaka. Amafaranga make rero nahashorwa, andi agashorwa mu mpapuro mvunjwafaranga nk'uko nari mbivuze, ahantu hizewe ko hari inyungu runaka bazaduha, hahandi wowe utabasha kwigerera, twewe tukayashora ari menshi, ariko ya nyungu igarutse ikagaruka kuri buri muntu wese wizigamiye mu iterambere fund. Ubwo tunayinjiremo rero mutubwire iterambere fund korite umunyarwanda dukurikiye akanya utayizi, wumvise iri jambo hari wenda bwa mbere mu matwi ye, bikora biti, bikora gute? Urumva ni ibigega bikomatanyije, yego, ariko ni n'uburyo bwo kwizigamira no gushora imari, ariko gahunda yatangijwe n'ubundi na leta y'u Rwanda, bite bikora gute, umuntu yabigana ate? Duha ishusho mu by'ukuri iterambere fund. RNIT iterambere fund ni ikigega cya leta nk'uko twabigarutseho, ikigega leta yashyizeho mu rwego rwo gufasha abanyarwanda, uretse n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga benshi, cyangwa se abari muri diaspora bari hanze y'igihugu, nabo benshi turabafite bizigamira. Noneho aho leta kugira ngo abanyarwanda bose ibashe kubafasha kuba bakwizigamira, atari ukuvuga ngo ni ibyo bagafashe cyangwa bagezeyo, ni nayo mpamvu yashyizeho amafaranga make yashoboka. Buriya ni ukuvuga ngo umuntu wese kuva ku 2,000, yewe na wa mukozi wo mu rugo, wa muntu ukorera amafaranga wenda rimwe cyangwa se 2 mu cyumweru, ukora kuri nyakabyizi, abashe kuba yakwizigamira. Rero kuva ku 2,000 kuzamura, umuntu wese ashobora kuba yakwizigamira mu kigega iterambere fund. Hakaba hari uburyo rero bwashyizweho, ubu dukorana n'amabanki hafi ya yose mu gihugu, aho umuntu ashobora kuba yajya akanyuza amafaranga kuri konti ya RNIT iterambere fund iboneka muri iyo banki, cyangwa se ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga, umuntu ashobora no gukoresha mobile money, agakoresha Airtel money. Hari kode twashyizeho rero, sinzi wenda nayivuga, wenda turaza kuyigeraho, ariko tubanze dusobanukirwe tubanze ibyo 2,000 ndabifashe, nyashyizemo muri bwa buryo muri buze kutubwira nyine bwa mobile money, nyashyizemo ndayashyiramo mu gihe kingana gute, aranyungukira mu gihe kingana gute, ku buryo nanjye nshobora kuvuga ngo aha nashyizeho amafaranga ariko mfiteyo n'inyungu, nshobora kujya no kuba nayakurayo mu gihe runaka. Ya mafaranga rero 2,000 nk'uko mwari mubivuze, ikigega gitangira muri 2016 hari uburyo bw'imigabane bwo kugura imigabane. Uvuge niba uje mu iterambere fund, hari imigabane ya mafaranga ushyizemo urabuguze. Twatangiye 2016 agaciro k'umugabane umwe akashyirwa ku mafaranga 100, igiceri cy'ijana, ariko uyu munsi karazamutse kageze ku mafaranga 182.73. Ngo yarungutse, bivuze ngo uwo muntu washyizemo igiceri cy'ijana uyu munsi avuze ngo mumpa amafaranga yanjye, twamuhereza 182.73. Ari nayo mpamvu kugira ngo byumvikane neza, uku kuzamuka kw'agaciro k'umugabane umwe kuva mu iyo myaka itambutse, kuva 2016 kugera uyu munsi, inyungu yagiye uko agaciro k'umugabane umwe kagiye kazamuka buri munsi. Byari byitezwe ko kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, uretse muri weekend, agaciro k'umugabane umwe kagomba kuba kahindutse. Niba ari 100 bibaye 101, 102, 100 n'ibice, bigenda bihinduka. Ari nayo mpamvu ko kuzamuka kw'agaciro k'umugabane umwe byatumye tugera ku kigereranyo cy'inyungu ya 11% ku mwaka, ku mafaranga yari yose umuntu yaba yizigamiye. Yenda sinzi niba Cedric nabyo ashaka kubaza, umuntu ashobora gufata 2,000 niba mbibonye aka kanya mu gitondo havareka ndyohereze mu iterambere fund, nyuma ya saa 4 akababonye andi na gutyo, cyangwa no kuvana 2 ku munsi, 2 ku cyumweru se cyangwa ku kwezi? Murakoze. Ushobora kubona 2,000 aka kanya ugoroba. Dufite nk'abantu bizigamira mu ubwo buryo, ayabona mu gitondo akayashyiraho, nimugoroba akabona 5. Inshuro zose zishoboka waba ubasha kwizigamira
wemere kuba wakohereza amafaranga wayanyuza kuri banki, wayanyuza kuri mobile money, ndetse hari n'ubutumwa uhita ubona ako kanya nk'iyo yanyujije kuri mobile money cyangwa se kuri Airtel Money ukoresheje ya kode, duhita hari ubutumwa uhita ubona bukumenyesha ko wamaze kuba umunyamuryango muri RNIT Iterambere Fund. Umuntu agejejemo yenda miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda nyuma y'amezi 3, nyuma y'amezi 4 ahuye n'ikibazo gikeneye y'amafaranga, ashobora kuza akavuga ati nkeneye amafaranga, yayahabwa cyangwa bitegereza umwaka? Mu yandi magambo wenda nongere mbigarukeho, ubundi leta ikintu cya mbere ishaka nuko abanyarwanda bagira umuco wo kwizigamira, bikaba mbese bikajya mu muco, bikajya mu maraso, nkuko umuntu akora ubukwe ari umuvandimwe wawe cyangwa se ari inshuti yawe, ukumva hari ikintu wakamukoreye, hari ikintu ugomba, no kuvuga ngo ukumva ufite pressure cyangwa se ukumva byanze bikunze hari ikintu uri bukore kugira ngo ugire uruhare mu munsi mukuru. Leta y'u Rwanda rero irashaka ko abantu bizigamira, bagira iyo gahunda yo kwizigamira, ariko mwari muvuze ngo mbese ngo ni gute umuntu yabasha kuba yagira uruhare ku bwo bwizigame bwe. Iyo bibaye ngombwa rero, iyo bibaye ngombwa ukaba ukeneye kuri ya mafaranga wizigamiyeho, igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuvuga ngo wenda nari maze ukwezi, nari maze umwaka. Ikigega gishyirwaho cyashyizweho mu buryo ki abantu bafite amahirwe yo kuba igihe yahuye n'ikibazo cyangwa se igihe yihaye runaka ashobora kuba yasaba ya mafaranga tukayamuha. Kugira ngo byumvikane, uyu munsi ngiye nshyizemo 2, ejo nshyizemo ibindi, icyumweru kirashize ni 14,000, mu cyumweru gitaha ngize impamvu ituma nkenera 7,000, umunsi wari wose nshobora kuyafatamo muri bya 12. Birashoboka, ariko nanone nka leta y'u Rwanda mu buryo bwo gufasha abantu kwizigamira bifite gahunda cyangwa se bifite intego, ntabwo twagukangurira ngo ya mafaranga yawe yazane mu Iterambere Fund ntihashira icyumweru uziyakuremo. Nubwo nta tegeko ribibuza, ufite ubwo burenganzira bwo kuyakuramo, ariko kugira ngo ubashe kubona kuri ya nyungu koko iboneka kuri buri munyamuryango wese, bisaba ngo niba yashyizemo tugukangurira ko nibura wayarekeramo nk'umwaka umwe, imyaka 2 cyangwa 3, kugira ngo ubashe kubona koko ya nyungu ndetse binagufashe kwiteza imbere. Ariko bitabujije ko niba uhuye n'ikibazo ushobora kuvuga ngo mumpe ya mafaranga yanjye, muhuye n'ikibazo. Inyungu hari ugengana gute? Naye nibyo nangiye kubaza, mu mwanya mwe muri kuvuga ku gaciro k'umugabane kagiye kazamuka kugeza ubwo kageze ku 180 n'ibice. Muri 2016 byari 100 ubwo imyaka 6 umugabane hiyongereye igiceri cya 80, ni hafi ubwikube kabiri. Hafi ubwikube kabiri. Hafi. Yego. Ubwo bivuze ko n'inyungu igenda ihinduka, inyungu ku ijana ya nyungu rusange ku banyamuryango cyangwa se ku banyamigabane igenda ihinduka cyangwa iracyari yayindi? No kuvuga iyo nyungu ya 11% navuze tugezeho ku mwaka, ni inyungu iboneka bitewe n'uko agaciro k'umugabane umwe kagenda kazamuka. Byumvikana ko buri munyamuryango wese uko ka gaciro k'umugabane umwe kagenda kazamuka bifitanye isano na ya nyungu iboneka ku mwaka. Bivuze ngo buri munyamuryango wese uko iyo nyungu iri kuzamuka niko n'aya mafaranga yashoyemo nawe bari kugenda yunguka. Zamatsiko ngize. No kuvuga ngo hari ukuba umuntu winjiye muri RNIT Iterambere Fund aguze umugabane, niba nabyumvise neza, iyo yinjiyemo amafaranga atanze angana n'imigabane runaka bitewe n'igiciro cy'umugabane umwe, sibyo? Yenda katuvuge muri 2016 ku mafaranga 2,000 baba guguza imigabane 100. Imigabane 20 we. Mafaranga 2,000 baba guguza imigabane 20. Sibyo? Ubwo bivuze ngo iyo migabane yawe kuva mu mwaka wa 2000 niba wari uyifitemo, uyu munsi umugabane umwe ugeze ku 180, ya migabane uracyayifite. Uramutse uvuze uti ngewe imigabane yanjye nshaka amafaranga yayo, amatsiko ngize naye, baguhera 180 cyangwa bagusubiza ya yandi wari washyizemo, yenda inyungu yo ku mwaka nayo ikiyongeraho? Murakoze. Wenda reka nongere mbigarukeho, no kuvuga ngo ya migabane yawe waguze
iyo bibaye ngombwa ko uvuga ngo mumpa amafaranga yanjye yose uko yakabaye wenda wari warashyizemo miliyoni 5 miliyoni 10 kandi wapangaga kubaka kugura imodoka cyangwa se kugira indi business utangira iyo bibaye ngombwa ukaza kugurisha ya migabane yawe tuguhera ku gaciro k'umugabane umwe tuzaba tugezeho niba warayiguze ushyizemo ibihumbi 2 ku mafaranga 100 umugabane umwe ugasanga byabaye 200 birumvikana ko tuzaguhera kuri 200 ubwo bivuze ngo uwo muntu afite amahirwe yo kuba yafata amafaranga ikubye kabiri yashyizemo cyane rwose na ya nyungu ya buri mwaka ndakayibona bifitanye isano nabisobanuye nyine amatsiko mfite nayo kugira ngo tubitandukanye mu yandi magambo no kuvuga ngo ya migabane yawe hari nk'umuntu wizigamira agashoramo atabasha kubisobanukirwa kugura imigabane bivuze n'ubundi gushyiramo ya mafaranga nari nabikomojeho mvuga ngo kuzamuka kwako gaciro k'umugabane umwe niho haturuka ya nyungu tugezeho n'ubundi ya 11% ku mwaka bivuze ngo iyo uvuze ngo imigabane yanjye ndayigurishije mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo amafaranga yanjye nyakuyemo bagiye kuyampa n'inyungu byumvikana ko niba ugurishije ya migabane yawe ni mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo nkuyemo ya mafaranga yanjye bagiye kuyampa n'inyungu niyo mpamvu rero mushishikariza umuntu nibura kuzigama cyangwa se gushyiramo ayo mafaranga ariko akaba yayakuramo mu gihe nibura cy'umwaka yarabonye no kuri ya nyungu y'umwaka mumaze kugera ubundi ni imyaka 3 ubundi imyaka 3 kubera ko no buryo bwa compound interest cyangwa se mu kinyarwanda ni inyungu igenda ibyarindi niba warashyizemo miliyoni umwaka umwe ugashira ubwo bibaye miliyoni wenda n'ibihumbi 100 birenga umwaka wa kabiri bitangira kubyara inyungu nabyo bitangira kugenda bibyara inyungu ubundi nibura nyuma y'imyaka 3 nibwo tuvuga ngo umuntu washyizemo amafaranga runaka ku rugero rwe hari inyungu ifatika babonye yego ikibazo nari ndi kwibaza n'ubundi kirasubizwa bisobanuye ko uwo muntu afite amahirwe abiri afite amahirwe y'uko umugabane warazamutse ni inyungu imwe indi nyungu na ya nyungu rusange ya interest rate nyine isanzwe nabyo arabibona byombi cyangwa no kuvuga ngo yagurishije niba yarashyizemo amafaranga umugabane ari 100 ukaba ugeze kuri 200 ubwo iyo nyungu ye ni iyo ngiyo nyine ari ikintu gito wenda kananye byageze kunganira kabiri yango udufasha twumve ko turi kubyumva neza nibyo icyo numvise ko iyo nyungu nubwo yazamuka uri muvuga ariko umuntu bamuha amafaranga yizigamye bagende ku ya nyungu iboneka mu gihe cy'umwaka bakazamuha rero cya giteranyo cyawe yashizemo bagendeye kuri ya nyungu y'umwaka apana kuri ya nyungu y'umugabane wowe urimo urashaka kuvuga ko ashaka kuzamuka kuzamuka k'umugabane bakazamuha no kuri ya 11 yego niko nabitekereza reka mbigarukeho kugira ngo wenda ntange clarification mbigarukeho ku buryo bwumvikana dufate nk'urugero wenda hari abantu ubundi abizigamira ni nayo mbogamizi ikunze kubaho abanyarwanda bumva ngo ishoramari ariko kaba yagenda agashora atazi uko bikora hari umuntu wenda ni urugero wumva ngo mu iterambere fandi bageze ku nyungu ya 11% ku mwaka tugashyiremo miliyoni yanjye umwaka urarangira nungutse hafi 100 birenga birahagije ntakeneye no kumva imigabane ariko wenda nkawe uje ukenera gusobanuza ugacukumbura ati none se iyo nyungu ya 11% iboneka ite tukubwira ko ari inyungu iboneka bitewe nuko agaciro k'umugabane umwe kagiye kazamuka ntabwo ari inyungu ebyiri zitandukanye ntabwo uzashyiramo miliyoni ngo bakubwire ngo hari inyungu ya 11 yabonetse ku mwaka ngo noneho ngo no ku mugabane ni ibintu bifitanye isano ni bimwe navuga ko ari nka formule ikoreshwa kugira ngo tubone ya nyungu umuntu amaze kugezamo ubwo mbega no kuvuga ngo umuntu waguze umugabane w'100 uyu munsi aramutse avuze ngo nshaka kuritira amafaranga yanjye nyuma y'imyaka 6 yahabwa 180 uko ariko gaciro umugabane uri duhita dukuba rwose dufata ya migabane mu yandi magambo ufashe ya migabane ugakuba ufashe ya migabane waguze ugakuba n'agaciro k'umugabane umwe tugezeho byahura n'umuntu uvuze ngo reka mfate wenda miliyoni nkube ndebe inyungu yari igezemo mu mezi 6 nkubye na 11%.
inyungu zirahura, ni nkayo formule mu yandi magambo. Bivuze ngo wabyumvishe mu buryo bw'imigabane n'uwabyumvishe mu buryo bya ya nyungu bose basanga bari hamwe. Icyo najyanye na dusobanukirwa asanga ari undi wari kubyumva ntajya akavuga ati ubwo umugabane wazamutse n'inyungu ikaba iriho ugera kuri 11%, birashoboka wa mugani ko umuntu yaba afite double win. Yaba afite ebyiri. Bwana Eric, hari ukwizigamira hari no gushora imari. Byo biratandukanira hehe none muri RNIT iterambere? Mbo kwizigamira nkuko twari twabivuze no gushora imari, ubundi akenshi na kenshi wenda tugaruke nko ku mabanke, ubundi umuntu ashyize amafaranga muri banke nubwo nabo hari uburyo bundi bwo kuvuga ngo urizigamiye ariko bya compte bloqué, mukagira amasezerano mugirane yo kuvuga ngo ushyizemo amafaranga aya naya tuzaguha inyungu runaka. Ubundi umuntu ashoye imari tuvuga ko hari ibintu bibiri, uba wizigamiye icya mbere na amafaranga yawe ushyize ahantu uzakoresha wabanje kubitekerezaho, ariko nanone ukayashyiramo ayo mafaranga yawe ahantu yashyize hari inyungu runaka izajya igenda ijyaho uko iminsi ishira. Uko wayashyizemo ntabwo ari kuzayakuramo. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni ukwizigamira no gushora imari. Urizigamiye ariko at the same time hari inyungu runaka izajyaho mu gihe runaka. Naho bitandukaniye. Okay, bivuze ko hari umuntu ushaka kuza aje kwizigamira ku ruhande rwe se akaba n'undi ushaka kuza aje gushoramo imari. Ni bimwe rwose. Umunyamuryango wese muri RNIT Iterambere Fund, yaba ikigo cyangwa se yaba bizigamira banyuze mu bimina, yaba itsinda ry'abantu runaka, yaba koperative, abo bose tuvuga ko wizigamiye ugashora n'imari. Kubera ko uko umuntu wese akizemo amafaranga ayakuramo hari impinduka yabayeho. Ubwo narishatse kuvuga kuva 2016 kugeza uyu munsi wa none ubwitabire bwo buhagaze. Kugira ngo n'abandi bataritabira mumva abandi bageze. RNIT Iterambere Fund ihagaze neza. Twatangiye dufite miliyari nk'ebyiri zirenga ebyiri gatoya, ariko uyu munsi in terms yo kureba uko umutungo mbumbu uhagaze wenda tugeze hejuru ya miliyari 20. Byumvikana ko hari impinduka yabayeho, ni ukubera ubwiyongere bw'abanyamuryango. Noneho ikindi abizigamira dufite nk'ibigo birenga 9 byizigamira mu Iterambere Fund, kandi iyo uvuze ibigo ni ukuvuga buriya aba ari abantu. Tukagira abanyamuryango 28,000 birenga. Tukagira abanyamuryango noneho ku giti cyabo barenga 8,000. Urumva rero hari impinduka zabaye, kandi turacyakomeje gukora ubukangurambaga. Turizera ko iminsi imyaka izajya igenda ishira, ari nako abantu bazajya bagenda bakomeza gusobanukirwa n'ibijyanye n'umuco wo kwizigamira. Uyu munsi wa none iyo ugiye kureba mu banyarwanda bamugani mwarimu nabikomojeho uko imyaka izagenda ishira niko abanyarwanda bazagenda basobanukirwa n'umuco wo kwizigamira. Bafata urugero ku kigega Ejo Heza, usanga hasa naho harimo icyiciro kimwe cy'abakuze. Mwebwe iwanyu bihagaze bite? Abakiri bato barabyumva? Reka wenda mbivugeho. Ejo Heza nabyo buriya baravuga ngo akabando k'iminsi gacibwa kare kakabika kure, akabando k'iminsi ugaca hakibona. Buriya Ejo Heza nayo ni gahunda ya leta, kandi zose ni gahunda za leta. Bakunda no kubaza icyo kibazo ngo mbese Iterambere Fund, Ejo Heza, wenda n'ibindi bigo byo gukangurira abantu kwizigamira, zose ni gahunda nziza kandi ni amahitamo umuntu agomba kugira. Ubundi iyo wizigamiye twese tuba turi mu mirimo dufite akazi, ubona amafaranga runaka, ariko ntabwo ubuzi uko ahazaza hameze. Ejo Heza nayo ni gahunda ya leta, nta byinshi nayivuga, ariko ni gahunda nziza nayo ikangurira abantu kwizigamira by'igihe kirekire. Haba batoya ndetse n'abashesha akanguhe bose bemerewe kwizigamira. Noneho mwarimu ubajije ati mu Iterambere Fund bihagaze gute? Wenda nabigarukeho nihereho nk'urugero. Ikintu nabwira nk'abajene barimo benshi, dufite n'amatsinda, abanyeshuri, abantu bishyira hamwe nka groupe igizwe n'abantu barenga 200,
dufite umubare munini w'abajene bizigamira iwacu bari hasi y'imyaka 25 benshi cyane. Ariko ikindi nagarukaho wenda tunawe umuntu yanabonera hakabagira inama nuko iyo umuntu akiri mutoya yagiye gukora ishoramari cyangwa se yari mu nzira yo kwizigamira, hari abundi bumenyi abatarabona, nabyita financial education, ahantu utazagira uhura nabyo mu ishuri ukaba warangiza kaminuza utarabona ubu mbese uguha amakuru nyayo ajyanye no kwizigamira. Mfate nk'urugero, ndi umukozi wa leta, wenda ndashaka kuzagura imodoka, ndashaka kuzagura isambu, ikibanza ahantu runaka, ndashaka gukora business. Ariko mpisemo kuvuga ngo niba wenda mbona salary cyangwa se mpembwa 300 ku kwezi, ngiye kujya nkoresha 200, 100 ngiye kuyabitsa kuri banki. Cyangwa se nyabike mu rugo, hari n'uwahitamo kuyabika mu rugo. Nta kintu kizajyaho, uzajya ubika 100 ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3, umwaka urumva uzarangira ufite miliyoni. Ariko yagize amahirwe akavuga ati noneho mbonye ahantu ndi buyajyane mu iterambere fandi, uko iminsi igenda ishira buri munsi hari akantu kazajya kajyaho, ntago bihuye nuko wayajyana ahandi hantu nta kintu kizajya kijyaho. Cyangwa se hazajyaho inyungu iri hasi y'iyo wakabonye mu iterambere fandi. Ngira ngo mu bigo biri mu rwego rumwe cyangwa se biri mu ishoramari nk'irya iterambere fandi, aranayita iterambere fandi ifite inyungu ishimishije. Rero wahita wibaza ngo wa muntu wizigamira 100,000 ya mafaranga ahantu ayashyira nta kintu kijyaho uko iminsi ishira. Imyaka 3 azajya kugeza kuri 3,000,000 ryari, azajya kugeza kuri 5,000,000 ryari, abashe kugura cya kibanza ko ibintu byahindutse uko iminsi ishira, ko ariko ibintu bigenda bihenda. Ariko avuze ati kanyashyira ahantu nibura nzajya no kumenya, nzajya kubona ubundi bumenyi byo kuvuga ngo natangira business runaka, nakora ikindi kintu runaka, najya kugura bwa butaka, yaramaze gusobanukirwa no kuvuga ngo nibura amafaranga yanjye ari ahantu hizewe, amafaranga yanjye ari mu kigo cya leta, ikigega cya leta, hari umutekano, ari kunguka, niyo nahura n'ikibazo nemere kuba nagenda nkafataho makeya, igihe mboneye andi nkayasubizaho. Byumvikana ko urubyiruko wenda narukangurira kugana iterambere fandi, ndetse n'abanyarwanda muri rusange bakazanadusura kuko mu mboni yanyu nibura abamaze kubagana mubona mumaze kubafasha iki ku buryo umunota urwo rubyiruko ruri gushaka guhamagara rukagana RNIT iterambere fund nabo bavuga bati koko nibyo byo bwana Eric ari kutubwira ni sawa, nibura aho mufite batubwiye bageze mu 20 mubona mumaze ku ruhe rwego bageze? Akeza karigura ndiko bavuga. Akeza karigura buriya tujya dushimishwa no kubona nk'abantu batwandikiye nko ku mbuga nkoranyambaga ati ndibwota bari muri diaspora, ati ndi muri Amerika, ndi muri Canada, ndifuza gukorana namwe ibintu byanyu. Twamubaza ati wabimenye gute? Ati hari umufrendi wanjye cyangwa se hari mushuti wanjye uri mu Rwanda wambwiye imikorere yanyu ndabishima. Ikindi nuko tubona ubuhamya. Natanga nk'urugero rw'abamotari. Hari igihe hegeze habaho ubukangurambaga mu bamotari bujyanye no kwizigamira, ariko hari umuntu waje aduha ubuhamya atubwira ko yabashije kwiteza imbere. Ati nari mfite moto y'umuntu runaka, ariko uyu munsi nabashije kwigurira moto. Handi aracyakomeje rwa rugendo. Dufite abantu bizigamira, abajene nk'abanyeshuri mbikomozeho. Akavuga ati ngiye gukora graduation mu mpe y'amafaranga yanjye, inyungu muzirekeremo. Urumva niba akoze umunsi mukuru buri wese agira inzozi ze. Nabyo birashimishije. Hari uwizigamira ya mafaranga akayakuramo avuga ngo ngiye gukora ubukwe. Urumva ni ikintu gishimishije. Hari nubwo yenda wamugana bayazigamye avuga ati ndi kwiga, ndi mu mbere kaminuza, ku myaka 3 izajya kurangira, aya mafaranga narayamaze kandi nayize amahirwe yo kuyabona. Amenye bitse hariya yunguke, niyo nzakoresha graduation. Ibyo byose birashoboka. Nanjye byose birashoboka kandi ushobora kuza kuba bikunda. Sevingira ubukwe. Cyane. Ubu myaka shirayo. Shirayo. Kubwawe. Uzabushaje ubwawe. Imyaka 3 ntabwo ari myinshi. Iyo imyaka yawe nzi ajya 3 rwose
ntabwo nabikwifuriza hanyuma nisesereza intego mu by'ukuri yanyu ni iyihe se mufite buryo ki mwateguye mu buryo burambye ku buryo mushobora kuvuga ati mu gihe runaka twifuza ko tuzaba turi kuri uru rwego umunyarwanda wagannye RNIT iterambere fund yaba ari muri uru yaba afite ubushobozi runaka hari icyo mubigenaho mu gihe kizaza leta y'u Rwanda ubundi irifuza ko abanyarwanda nka biriya bihugu byateye imbere turifuza ko abantu bamenya ibijyanye no kwizigamira umuco wo kwizigamira nk'uko nabikomojeho ukatujya mu maraso nk'uko nabaye nk'ubivugaho ndavuga nti iyo ufite mushuti wawe nta n'ibihumbi 10 ufite agiye gukora ubukwe uravuga ati rwose ndiyaranja ndarenda ko iyo bwabaga ngira ikintu mubonera ariko se kuki utakumva mu iyo burning desire cyangwa se feeling emotion yo kuvuga ngo noneho ndakora ibishoboka byose ku mafaranga nkorera niyo byaba ibihumbi 5 na wa muntu ukorera ibihumbi 2 ngire amafaranga nkuraho mbashe kwizigamira urabona leta y'u Rwanda iri guhura n'ibibazo by'abantu bafite imirire mibi cyangwa se babuze mitiweli ntabwo umuntu yaba yizigamira mu iterambere fund ngo azabure mitiweli y'abana 3 cyangwa y'abana 2 cyangwa si dufite gahunda rero yuko tuzakomeza gukora ubukangurambaga umuco wo kwizigamira ugakwira tukamakinga sure ko abanyarwanda muri rusange hari imyumvire nabigarutseho mvuga ngo ni nayo mbogamizi kuba abantu batabasha kubyumva cyangwa se abantu bagashora amafaranga ahantu bagahura n'ibibazo bitandukanye mu minsi ishize mwegeze mwumva hari ibigo bagiye hari bimina byabagaho ariko bidafite umurongo genderwaho umuntu agashyiramo miliyoni 3 kubera ko abantu bamuhaye amakuru atariyo babyita ubutubuzi wabibara mu butubuzi ugasanga umuntu ahombye miliyoni 1 ahombye miliyoni 2 kubera ko yaza kumenya iterambere fund wenda nk'ikigega cyizewe aba yarabashije kuyazana iwacu tukayashora akaba ageze ku nyungu ishimishije ese buriya iterambere fund n'ubwoko bw'ikimina iterambere fund ntabwo ari ubwoko bw'ikimina ni ikigega navuze ngo ni ikigega ni kimwe mu bigega bikomatanyije unity trust ubundi nko mu bihugu byo hanze ho ni ibintu bimenyerewe nkuko tuba tuzi ko hariho amashuri naho haba hari ibigega bikomatanyije no ko wenda mu Rwanda tuzi iterambere fund ariko nkuko nabivuze Rwanda National Investment Trust ni manager cyangwa se yahawe iyo shingano yo kushyiraho ibyo bigega bikomatanyije wenda hari n'ikindi kigega kizavuka mu bihe bizaza nuko bahereye ku iterambere twahereye ku iterambere fund ariko hari n'ibindi wenda bizagenda biza nacyo gishobora kujya muri RNIT ahubwo ibimina mu yandi magambo biza kwizigamira navuze ko hari abizigamiye banyuze mu bimina umubare runaka wabizigamiye banyuze mu bimina nkuko ikigo runaka namwe mwavuga ngo Isango Star wenda dufite ikimina cy'abastaff abantu 300 duhisemo kuzana amafaranga yacu miliyoni 10 cyangwa 15 mu iterambere fund icyo gihe tuvuga ko hari ikimina nacyo ubwacyo abantu bashobora kwishyira hamwe bakazana iyo n'indi nzira hari umuntu ku giti cyo ushobora kuza akaba umunyamigabane hari n'uburyo abandi bantu bashobora kwishyira hamwe nk'itsinda cyangwa ikimina bakazana amafaranga muri RNIT ubwo bari niziye nyungu aho ngaho biba bitandukaniye ko umuntu yabizana ku giti cye no kuba baza bifatanya inyungu ni imwe wenda aho bitandukaniye nuko ngewe nashoye 2 ndagashora 100,000 cyangwa se agashora miliyoni 5 ariko inyungu iri ku rugero rumwe bivuze ngo washoye menshi nyenguka menshi mujya mutanga inguzanyo uburyo imikorere y'ikigega imeze cyangwa se uburyo ikigega cyashyizweho ntago uburyo bwo gutanga inguzanyo nk'ikigega buhari ariko hari uburyo buhari bw'uko dutanga icyemezo cy'imigabane amafaranga wizigamiye mu iterambere fund cyangwa se ubwizigame bwawe ubwayo akaba yashyirwa mu ngwate niba Cedric ni urugero ugiye gufata inguzanyo muri banki runaka musanzwe mukorana ushobora kuvuga ngo mfite inzu ndi bushyiremo mu ngwate mfite ishyamba ushobora no kongeraho kuvuga ati ingwate yanjye ifite agaciro kanaka
ukongeraho na za miliyoni 3 cyangwa 2 zawe ziri mu iterambere fund. Okay. Gatumikire rero MTN Rwanda ni umuterankunga mukuru w'ikiganiro biravugwa. Hasigaye mu kanya gato turagaruka. Nawe ufite ibyo bibaza cyane kuri RNIT iterambere fund, kuri byinshi twakomeje kugenda dusobanurirwa cyangwa se no kuyende makuru wenda ushobora ufite hirya no hino hanze aha, uraza kuduhamagara rwose usobanuze ubaze. Mu kanya turavuga umurongo wa telefone mu gice cyacu cya kabiri tugiye kuza twerekezamo. Ubwira iki? Mushiti wawe Frank ari gutereta karumuna kanjye. Uzi ko adafite umwana umwe gusa. Uzi ko atari babiri, uzi ko atari batatu gusa. Afite abana bane bose mu cyaro. Muri gusa iki mwebwe? Wasanga nta nibyo muzi. Wowe. Ejo bundi sinabonye umugore wawe atambika ajya kwa nakoreka nisubirira iwanjye abana bane bose mu cyaro. Buwa mbere ureba amashoko soka n'ibindi byinshi bitandukanye kuri Yellow TV ku biceri 150 gusa. Ushobora kureba Isibo TV, Isango TV, TV1 n'izindi nyinshi ahantu hamwe. Downloadinga Yellow TV kuri Google Play. So turagera ku cyuyu munsi. Ikiganiro cyari biravugwa rero turacyakomeje kugenda tuganira, turimo turasobanukirwa byinshi no gushora imari yawe cyangwa se no kuba wagana ikigega RNIT iterambere fund. Twagiye twumva byinshi cyane kuri cyo. Ni ikigega n'ubundi cyashyizweho na leta y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abanyarwanda gukomeza kwizigamira. Gabi, ubwo nizere ko umugambi ni wa wundi wowe kwizigamira mpaka ugeze ku cyo ushaka. Kandi waciye intege. Ahubwo ndagushyigikiye cyane kuko wanciye intege amaze kunca intege. Ariko hagati aho Cedric n'abandi bantu bashaka kuba batera nkunga cyangwa abafatanyabikorwa muri iki kiganiro biravugwa, imiryango irafunguye no mu zindi gahunda, yaba mu bijyanye na sport, yaba mu bijyanye n'imyidagaduro, yaba mu bijyanye n'amakuru yandi ya politiki n'ibindi biganiro bitandukanye. Imiryango irafunguye ku Isango Star kandi ibiciro byo ni hasi. MOU ibihagije. Okay. MOU icyo bisobanura? Babwire. MOU isobanura amasezerano y'ubufatanye. Okay. N'ubwumvikane. Mbega ni imikoranire yagutse. Ubwo abafite rero ntabwo nta giciro agira. Bifuza rwose kuza kujyana amasezerano na Isango Star y'ubufatanye. Warubizi ko nta giciro agira MOU, nta giciro igira. Nyine no bufatanye. Ndabona nkora ibi ngibi ndi gusavinga societe nyarwanda ibi ngibi, nta buryo mwamfasha kubimenyekanisha. Nka RNIT bashobora kuza bakavuga bati biravugwa ko tubona ikurikirwa n'abantu benshi. Uyu munsi nabo byaguwe n'imbibi n'abantu babura uko badukurikira hamwe na hamwe. Ubu ngubu kuri YouTube biroroshye ndetse na frequency yaragutse. Baradukurikira bari hirya no hino. Bashobora kureba akavuga bati reka tuze dutere ingabo mu bitugu MTN cyane, natwe bifatanye kugira ibyo dusangiza abanyarwanda n'ubutumwa bwiza bukomeze kumenyekana. Nibaze bifunguye buri munsi. Nibaze cyane.
nabazibaze ko bari ibice bitandukanye by'igihugu cyacu ndetse no kurenga Rubavu hirya mu bice za Rusizi barimo baradukurikirana ku 105 n'ibice 5 wageze wa Kinshasa batabasha kudufata kuri 91 n'ibice 5 badufata ku 105 n'ibice 5 na za Kinshasa ubu ngo biroroshye none na Android isigaye ituma umuntu yumva radio cyakaraza bidacika bidasamira yifashishije internet no kujya muri Play Store bakadownloading Isango Star Radio TV. Umuntu ahantu ari ku isi wavuga yuko afite ikibazo cyo kudakurikira Isango Star yababeshye byibura ibihugu 70 bya Afrika 50 binyuze kuri Canal Plus barabyo barareba Isango Star urumva hanyuma tune in kuba wakurikira radio Cedric tutanagiye kweza tune kuri website radio iriho na application muri telefone yawe application ishobora gushyira muri telefone yawe biroroshye cyane gukurikira radio na televiziyo Isango Star bavuga ko atatukurikira we yaba ari we utaramenya ibyiza byanyu ariko azabimenya gusa ni bake abatabizi ni bake babandi birengagiza ariko abatabizi ni bake arabizi cyane. Hanyuma Eric twagarutse rero mukanya bari muvuga ko nundi muri gahunda ya leta y'u Rwanda arimo gukomeza gukangurira abanyarwanda kera uwo muco wo kwizigamira mu mboni zanyu ubundi usibye imbaraga leta ishyira muri ibi ngibi namwe mufite muri n'ishoramari muri aka kazi mufite uburyo mwegerana n'abashoramari babagana abanyarwanda mubabona gute bari ku ruhe rwego se birahari koko cyangwa twemere ko tugifite inzira ndende? Murakoze reka wenda nongere mbigarukeho hari ikintu cy'ingenzi nari nibagiwe wenda tunabahe hari umuntu ushobora kuba yabyumvisha aka kanya akaba akeneye kuba yahita yizigamira atanagiraga konti muri banki runaka akaba yahita agira amatsiko yo kuvuga ngo reka njye gufunguza konti ariko hagati aho twabaha wenda uburyo ufite ukoresha mobile money cyangwa Airtel money yakoresha yizigamira nongere mbigarukeho nyuma. Ukoresha MTN mobile money yo wifuza kwizigamira no gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri nanone amazera 3 ugashyiraho akadirishya cyangwa se urwego hanyuma ukemeza ugakurikiza amabwiriza. Ubwo so uburyo busa nk'ubwa code zisanzwe no gukoresha code ntago habaho uburyo bwo gufunguramo konte muri iki kigega umwenda bavuga ngo amazina yanjye arazwi konte yanjye ni ingiyimo hano mu kwizigama. Iyo umuntu akoresheje iyi code kuri mobile money no kuvuga ngo tuba tubonye amazina ye ndetse n'amafaranga yizigamiye na nimero ya telefone nyuma turamuhamagara tukagira undi mwirondoro tumusaba. Icyo gihe muhita mufungurira konti duhita tumufungurira konti ariko twamuvugishije. Noneho kwizigamira unyuze kuri Airtel money na akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri nanone amazera 3 ugashyiraho urwego ukemeza hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Iyo ukoresheje iyi code kuri mobile money cyangwa kuri Airtel money uba ubaye umwe mu banyamuryango barana iterambere fund. Ubwo ngo akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri nanone amazeru akanyenyeri no kuvana akanyenyeri 182 kuri mobile money akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri nanone amazera 3 bifatanye ugashyiraho urwego cyangwa se akadirishya ukemeza cyangwa se ugakora kuri yes bakakuyobora baguha amabwiriza yo gukurikiza. Hanyuma amisingira ikibazo ikintu cyitwa ubukangurambaga uyu munsi wa none tugiye kureba muri mu mubare w'abanyarwanda ubwiganze n'urubyiruko abakiri bato inzira y'ubukangurambaga mpamya ko uyu munsi wa none ishobora kugira umusaruro kurenza izindi. Ni ibintu byitwa imbuga nkoranyambaga. Murahabasanga cyangwa mujya kubashakira ku masoko n'ahandi hari abantu benshi? Murakoze ubu rwose ndi no kuza mu kiganiro nerekeye kuri Twitter kuri konti ya Night ya Twitter kuri Twitter mbonaho ubutumwa bw'umuntu watubaza uko yasaba amafaranga. Bivuze ngo tuba kuri Instagram tuba kuri Twitter tuba kuri Facebook kandi ngira ngo ni
nibura social media ni social media platforms zikomeye kandi zitabirwa n'urubyiruko cyane. Ariko hagati aho uretse n'ibyo dufite gahunda y'ubukangurambaga, uretse ko twakomwe mu nkokora na COVID-19, ubundi twari dufite gahunda yo kumanuka mu minsi izaza. Dufite gahunda yo kuzasura ibigo by'amashuri byegeze bibaho mu myaka yatambutse tugitangira, ariko mu minsi izaza turamanuka tujye gusura ibigo by'amashuri, amakaminuza. Wa muntu nubwo wenda azarangiza kaminuza ari kwiga nta mafaranga afite bimugoye, ariko igihe azarangiriza biritezwe ko azabona akazi, abashe kubona amafaranga. Tuzasura ibigo by'amashuri rero, tugasobanurira abarezi niyo haba mu mashuri yisumbuye muri segonderi, tukabasobanurira abarezi, ndetse wenda binabaye byiza mu gihe bari no kwigisha haba muri kaminuza n'ako kantu kajyanye no kuvungurira ku banyeshuri bijyanye no kwizigamira, financial education, bakaba banagashyiramo. Buryo ushobora guhatanga sinari uri kwigisha abantu 80, mu bantu 80 abantu 20 bikagira icyo bibasigira mu mitekerereze yabo y'ahazaza. Bivuze ngo dufite gahunda rwose y'ubukangurambaga mu minsi iri imbere, twegera urubyiruko, abakuze. Tuzagira na gahunda yo gusura ibigo bitandukanye nkuko biriho, ariko hari gahunda yo kuzagenda twongerera imbaraga mu bukangurambaga. Mu bihe byacu twabaga turi kwiga entrepreneurship cyangwa se economy, investment twigaga ni banki. Kuko icyo gihe byari abanyarwanda bari batarabyumva ubwabyo, bisa naho bikiri ikibazo kubona umunyarwanda ukorana na banki, bumva ko ari wa mukire wo hejuru cyane. Uyu munsi bigaragazwa ko abanyarwanda babibutse amabanki ku kigero cya 91 n'imisago ku ijana. Yego. Ku cyo wamugani ko mwemwe bikomojeho gahunda yo kwizigama hifashishijwe uburyo busanzwe butari amabanki, hifashishijwe ibimina, hifashishijwe izindi nzira, bisa naho bitarinjira mu buryo bwa education mu byigishwa. Wenda mbigarukeho, leta y'u Rwanda nayo nk'igihugu kiri mu nzira yo kwiteza imbere, hari ibikorwa byinshi iteganya, ari nayo mpamvu tunayishimira kuba yarashyizeho ikigo nka Rwanda National Investment Trust kitaramara imyaka 10 gitangiye, kigashyiraho iterambere fund ryatangiye 2016. Bivuze ngo nayo uko bwije nuko bukeye hari aho ibishaka kuva naho ishaka kugera. Kuba haragiye iterambere fund, nkeka ko n'ibyo byemezo wenda bizajya bigenda bibaho byo kuvuga ngo mu burezi hagiye kujyaho gahunda y'isomiriniri. Ntange nk'urugero wenda niba mubizi, nta muntu buriya wiga muri kaminuza iyo ariyo yose atize ikintu cyitwa entrepreneurship. Sinzi niba mwarabibonye. Entrepreneurship kuba yaragiyemo wenda hari akandi kazaza kihariye kitwa ngo economy, wenda development economy, cyangwa se akagira irindi somo ariko riganisha kuri ka kantu k'ubukungu ku bantu bose. Waba wiga imibare, waba wiga iki, n'urugendo mbese n'urugendo. Okay, reka turebe rero kuri technique n'aba turebere niba gusara bifuza no kugira ibyo babaza bitandukanye kuri iki kigega cya R&IT Iterambere Fund. Kuri byinshi twakomeje kugenda tuganira, baduhe cyangwa se babakire, hanyuma niba dukukiye kuri radio kandi nawe ukaba wacikamwe, umurongo wo guhamagaraho ni 0785 83 24 iyo niyo nimero uduhamagaraho, ubundi rwose ukaza kuhabwa umwanya ukagira icyo ubaza mu kwizigamira unyuze muri iki kigega cya R&IT Iterambere Fund, bakagira byinshi nawe baza kuba bakubwira ku buryo burambuye. Turacyari kumwe na Eric, harimo aragenda rero adusobanurira byinshi kuri iki kigega. Ntekereza ko n'ubundi kije kugira ngo kize kugufasha kurushaho kumenya uko wakwizigamira n'ibindi bizagufasha mu gihe kizaza. Hanyuma aya mafaranga 2000 mwashyizeho niyo mafaranga ya nyuma make, amenshi nangahe cyangwa nta mubare w'amenshi ariko? Amenshi nta yariho rwose, ayo ufite yose arenze 2000 wemereye kuyazana, ariko amakeya umuntu atajya munsi no kuva ku 2000 by'amanyarwanda. Hanyuma nanjye nagiye kubaza, umuntu ashyizemo 2020 uyu mwaka, yongeyeho 2020 umwaka utaha, yongeyeho ibindi ku mwaka ukurikiyeho, ayo mafaranga azabarirwa inyungu ku kigero kimwe ngo nuko ari kuri konti imwe, cyangwa azabarirwa inyungu bitewe n'igihe amazemo?
no kuvuga wenda mpite mbihuza nk'ubu kwizigamira hari uwizigamira akayabona rimwe mu kwezi hari wa muntu uhembwa akaba aribwo abasha kwizigamira hari uburyo mu gushyiraho ikigega bwashyizeho bwo kuvuga ngo hari ukwizigamira ku buryo buhoraho ariko hari n'ubundi buryo bwo kwizigamira igihe wayaboneye systematic investment plan cyangwa se SIP ni ukwizigamira ku buryo buhoraho uri umukozi ushobora kugirana amasezerano na banki kuvuga ati salary yanjye igihe izayigereraho mujye mukuraho 50,000 bihite bijya mu iterambere fund ariko hari na wa wundi uyabona kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru uko yabonye arohereje wakwibaza ati wa muntu bakata koko ku kwezi mu kwa mbere baramukasi 50,000 biraza wenda hari nandi yaje mu kwa 12 ariko bibaye ngombwa ko aza kuyakuraho ayo mafaranga turayashakira inyungu gute nkuko nabivuze uko amafaranga aje niko hari imigabane runaka ubuguze bitewe n'agaciro k'umugabane umwe kageze byumvikana ko niba mu kwa mbere nk'ubu turi mu kwezi kwa 10 mu kwezi kwa 9 niba ushyizemo 20,000 uragura ku gaciro k'umugabane umwe tugezeho mu kwezi gutaha nushyiramo ibindi 20,000 hari imigabane nanone uzagura bitewe n'agaciro k'umugabane umwe kazaba kageze ya migabane rero uko ugenda ushyiramo amafaranga tuyiteranyiriza hamwe uburyo dushobora kuvuga ngo Cedric cyangwa se Claude amaze kugiramo 200,000 ariko yagiye yohereza mu gihe gitandukanye tukavuga ngo ufite umaze kugira imigabane 1,000 ihagarariwe n'amafaranga ya naye nibiba ngombwa kuje kuyakuramo rero ya migabane yose tuzayikusanya Claude yaramaze kugiramo imigabane 2,000 ihwanye n'amafaranga ya naye dufata ya migabane tugakuba n'agaciro k'umugabane umwe tuzabitugeze itandukaniro rizabera mu gihe aguriye imigabane yego niho itandukaniro rizaba gusa naho mu guhabwa amafaranga mu gihe yakeneye icyo gihe hazakubwa ya migabane imaze kugeramo yose nta kindi kibazo nta kindi kirebewe ntacyo rwose ntabwo tuzavuga ngo aya ngaya ngo yarafite cyangwa ngo uvuge ngo mu amaze kugerazamo inyungu iyi n'iyi yego kireka wenda uvuze ati mu inyungu byo birashoboka avuga ngo wari ufitemo 1,000,000 none umaze kugiramo 1,300,000 ushobora kuvuga ati mu mpeho ya nyungu irengaho mu 1,300,000 ya miliyoni yanjye igumemo ibyo birashoboka rwose cyangwa mu mpe ya miliyoni yanjye musigarana inyungu tureba imigabane ugendeye ku gaciro k'umugabane tugezeho tugakuraho imigabane ihwanye na ya nyungu cyangwa se na cya gishoro inyungu igumemo ikomeze kunguka mu gihe mumaze mukora rero challenge ni zihe zagiye zikemuka gute cyangwa se n'ibikomeje kugora nabyo birateganywa kuba bivurwa cyangwa se binakemurwa gute kugira ngo mu by'ukuri umurongo ukomeze kandi niyo politiki ya leta iriho nayo ikomeze gushyigikirwa kugeza ubu navuga ko imbogamizi wenda ntazabayeho cyane zihambaye ubundi imbogamizi nubwo wavuga challenges ariko uranavuga ngo risk yego mu iterambere fund nabigarukaho nkavuga ko iyo umuntu yizigamiye amafaranga yaba afite umutekano amafaranga y'ikigega abantu bizigamiye bo acungwa na BNR cyangwa se Central Bank ni banki nkuru y'u Rwanda bivuze ngo bafite umutekano noneho mwari muvuze ati imbogamizi nyirizina mwahuye nazo ubundi kugeza ubu imbogamizi wavuga ihari nuko abantu batarabasha kubyumva uwo muco wo kwizigamira abantu ntago barabasha kumva ikintu cya saving cyangwa se cya investment uvuga ngo ndashora gute biragenda gute icyo kintu cya financial education nicyo dushaka gukomeza gushyiramo ingufu kugira ngo yashingano RNIT yahawe yo gukangurira abanyarwanda ibijyanye n'umuco wo kwizigamira ibashe kwigeraho ya ntego ibashe kugerwaho ikindi wenda navuga ikindi kintu kiza gishimishije nuko kugeza ubu wenda navuga ko byari semi digital cyangwa se ntago biri digital ubu turi kugana mu isi y'ikoranabuhanga ni kuvuga ngo ibintu byose hari systeme iri gukorwaho mu minsi iraza ukiyashyiraho ako kanya uzajya ubasha kureba ngo mu iterambere fund maze kugera mwangahe nongeye hwaya ngira ngo nitubasha kubihuza hari na motivation bizagenda byongera ariko kugeza ubu ahantu dushaka gushyira ingufu no kugira ngo twongere ubumenyi abantu babashe kumva ikintu cya saving culture nyine bashe kuyumva babigire ifunguro mbese ry'ubuzima buhoraho kuko iyo wizigamira buriya ni nko kuvuga ngo uburi guteganya ko ibibazo byose uzahura nabyo mu hazaza
hari urugero runaka uzabasha kubikemuraho kubera ko wizigamiye. Yego, ibikorwa hafi ya byose byagizweho ingaruka na COVID-19. Saving muri ubu buryo bwa RNIT iterambere fund, ingaruka zabayeho ese abantu bakomeje kubagana cyangwa ahubwo n'ababaganaga hari ukundi byagenze babuze ubushobozi bwo gukomeza gushyiramo? Urebye muri COVID-19 ni ibintu bishimishije buriya kuba leta yararebye kuri gashyiraho ikigega nk'iterambere fund, kubera ko muri COVID-19 twakiriye umubare w'abantu benshi basabaga amafaranga kugira ngo bikenure, cyangwa se bakabona byanze aho wakuraga amafaranga akazi kahagaze bikaba ngombwa ko usaba amafaranga yawe. Abayasabaga twarayabahaye, ariko ntabwo navuga ngo twarahungabanye. Ibigo byinshi byagizweho ingaruka na COVID ndetse n'abantu benshi n'isi yose muri rusange, ariko nk'uko nabivuze amafaranga y'umutungo w'ikigega ashorwa mu mpapuro mvunjwafaranga kandi by'igihe kirekire. Niba twaraguze treasury bonds z'imyaka 30 wenda iri imbere cyangwa 20 ku nyungu runaka, birumvikana ko mu gihe wenda nk'umuntu washoye ahandi bakamubwira ati habaye imbogamizi, twewe ya nyungu yacu yagombaga kugenda ikomeza uko muri wa murongo n'ubundi nta cyahindutse. Yegeza bikomozaho Cedric arimo avuga ngo MU Memorandum of Understanding cyangwa se amasezerano y'imikoranire. Niba twaragiranye amasezerano wenda na banki runaka ko tigujije mu myaka 10 wenda igomba kuzagitwungukira ya naya, birumvikana ko nta ngaruka yabayeho kuko na amasezerano nyine kandi agomba kubahirizwa. Niba twaraguze rero impapuro mvunjwafaranga z'imyaka 30, ya nyungu yacu ntabwo yahungabanye. Ikindi wenda cyabonetsemo nuko abantu bamwe na bamwe wenda yabonaga business bayihagaze, reka amafaranga yanjye ndeba hano nyajyana. Kumva umuntu arahamagaye rwose avuga ati bimeze gute, yamara kumva dufite gahunda nziza akavuga ati mu gihe business bayihagaze mu mwaka umwe reka njyane mu iterambere fund. Muri COVID rero iterambere fund ryafashije abantu kwikenura, kandi n'abantu benshi bari babonye nta handi baba bayashyize bakayazana iwacu, kandi igishimishije nuko benshi muri bo bakomeje kwizigamira. Yego, usibye ibi by'ikoranabuhanga, banki ndetse no gukoresha mobile money muri rusange, ubundi wakenera ibintu byo kuganira n'abakozi ba RNIT abasanga he, ukorera he, aho umuntu ashobora kumenya by'ukuri yabariza byinshi kuwacikamo cyangwa se kumva nawe akeneye kubiyegerera ngo ababaze. Reka ntangire mbaha nimero ya telefone wenda ya office ya RNIT iterambere fund, ni 0787 900 207 niyo umuntu ashobora guhamagaraho. Noneho wenda umuntu ashaka kudusura aho dukorera ku cyicaro gikuru cya Koje Bank muri etage ya 6 kuri headquarter ya Koje Bank hano mu karere ka Nyarugenge mu mujyi. Umuntu akadusura tukamubwira imikorere n'imikoranire, ndetse turizera ko byagenda neza yahavanyuzwe. Ibindi rero bigendanye n'ubutumwa mu by'ukuri mutanga, ubutumwa kuri iki kigega byo musaba noneho nabyo abantu kwikuba bamenya mu by'ukuri ko dufunguye radio aka kanya cyangwa se kuri televiziyo aka kanya tutatangiranye natwe ashobora kuba yamenya kuri RNIT iterambere fund, mu by'ukuri bikuye mu butumwa mushobora kugendera muri aka kanya nabyo reka tubigire. Iterambere fund icyo nagarukaho nuko amarembo arafunguye, abantu bose bifuza kwizigamira tubahaye ikaze, ndetse no gusobanukirwa birushijeho kumenya ibijyanye no kwizigamira, ibijyanye no gushora imari, tubahaye ikaze. Murabona aho isi iri kugana. Kera umuntu yaravuga ngo nzaragira amatungo, nzahinga, wenda mbashe kugeraho ngera, ariko ibintu byose biri kuba mu buryo buri modernized, mu buryo busobanutse. Bivuze ngo niba wanapangaga korora cyangwa se kugira icyo ukora urabikora, ariko bibe nka business, bibe ishoramari, bibe kwizigamira. Ngira ngo kugira ngo ukore iyo business hari imbaraga bizagusaba zo kuba warabanje kwitegura, ukagira umurongo ngenderwaho uvuga ngo nubwo ndi gukora business ariko hari ahantu amafaranga yanjye nyashyira n'ubundi nizeye kuko iminsi ishira hari ikintu kigenda kijyaho. Turasaba rero abanyarwanda muri rusange, abajene baba n'abakuze, kugana iterambere fund bakizigamira, kazigama utegura hazaza. Niba uri umujene urapanga kuzagira umuryango, niba ufite umuryango urapanga kuzabyara,
kandi abana bawe bazakenera kwiga, bazakenera kubaho, bazakenera kwivuza. Iyo umuntu yizigamira rero uzi ko hari ahantu ufite amafaranga yawe, ibyo bibazo byose urabikemura. Ukavuga ngo umwana narwara ndajya mu iterambere fund. Burya biragora kuguza, niba hari ikintu kigora cya mbere no gufata umwenda cyangwa se kuguza. Hari igihe bibaho umuntu akaba ashobora kuvuga ngo nkeneye 20,000 ukazenguruka abashuti bawe 20 cyangwa 30 ukabura umuntu ukuguriza, cyangwa se no kugurije akakuguriza amahirwe y'icyo wari ukenereye ya mafaranga cyamaze kugenda. Biba byiza rero iyo ufite ahantu wizigamira. Ndahamagara mu iterambere fund iminsi 4 y'akazi, niba ari kuwa 4 kuwa mbere amafaranga nzaba nayabonye. Nta mwanya urata, nta stress uragira yo kuvuga ngo nabuze amafaranga, kandi ukaba ufite niyo confidence yo kuvuga ngo burya binongera n'imbaraga mu mikorere yawe akazi ka buri munsi, kumva ko wizigamira. Umuntu wizigamira ni ntagereranywa rero. Tubahaye ikaze mu iterambere fund, ni karibu. Mu nzego zo kuzigama hari ukuntu bavuga batushobora no kuzigamira umwana wawe mutoya, aho birahaba ushobora gufatiramo umwana konte, ushobora gufatiramo undi muntu wo mu muryango konte, cyangwa konte bari umuntu ku giti cye nyine n'ubu mbo twakira abantu bose. Ubundi biba byiza iyo umuntu afite indangamuntu, ariko nk'umwana mutoya tubare mufite abana 2 wenda muri famiye, hari gahunda rwose hari yuko tubakira tutitaye ku myaka. Papa agahitamo kuzigamira gato, mama agahitamo kuzigamira gakuru. Icyo gihe dukoresha indangamuntu z'ababyeyi, ndetse buri kwezi abenshi biha gahunda yo kuvuga ngo nzajya muzigamira 10,000, natangira ishuri nibwo nzajya kuyareba n'inyungu runaka. Iyo gahunda irahari yo kuzigamira uburezi bw'umwana. Ntabwo ari uburezi komutere. Uko uzigamira umwana ni nk'uko umuntu mukuru nawe yaza akizigamira. Nicyo nashaka gukomozaho. Reka tugushimire cyane, tugana ku musozo birumvikana. Dushimire cyane Bwana Eric Uwiringiyimana, akaba arushinzwe imibanire n'abashoramari muri kino kigega cya RNIT Iterambere Fund. Reka tugushimire cyane kuba witabiriye ikiganiro ndetse no kuri byinshi mu by'ukuri mwagiye mutubwira kuri iki kigega. Murakoze cyane. Gabi nawe wakoze, tugushimire. Murakoze cyane CD, ariko tunamutume atubwirire bukuru ko biravugwa ikeneye kuba yagiramo umwanya we na Iterambere Fund uhoraho. Kugira ngo n'uretse dufatikanya mu kumenyekanisha cyangwa se no kubwira abanyarwanda ibyiza byaho. Ni ubutumwa bwiza mu by'ukuri, ni n'umuco mwiza abanyarwanda bagakwiye kuba bafite wo kuzigama. Batubwire ko byaba byiza tugize umwanya uhoraho wa RNIT Iterambere Fund nkuko dufite wa MTN. Biroroshye cyane. So mugire umunsi mwiza rero, reka tubashimire namwe twabanye. Hasigaye dusubire ku munsi w'ejo nk'uko bisanzwe mu kiganiro biravugwa. Bye bye, bikozwe n'ibindi biganiro bya radio na televiziyo Isango Star.